umwami Nebukadinezari wese inzara zibagirwa. Daniyeli arazerekwa arazimusobanurira. Cyari igishushanyo kibengerana kimeze kiri mu isura y'umuntu, aho umutwe wari ukozwe mu izahabu washanyaga ubwami bwa Babuloni bwabayeho hagana muri 605 kugeza muri 539 mbere ya Kristo. Ubwami bwa Babuloni bwaje gusimburwa n'ubwa Mede na Perisi, ari byo mubona igituza n'amaboko bikozwe mu ifeza, bwabayeho muri 539 kugeza 331. Kwigishushanyo kwekeraho inda n'ibibero byari bikozwe mu muringa. Ubwami bw'Abagiriki bwabayeho muri 331 kugeza 608 nyuma ya Kristo. Bwaje gusimburwa n'ubwami bwa Roma, nk'uko mubona hakurikiraho ibyuma ku gice cy'amaguru. Bwabayeho mu 608 mbere ya Kristo kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Hakurikiraho ubwami bw'Amanicumi bukozwe mu byuma bivanze n'ibumba. Ni ibihugu 10 by'Uburayi butegeka isi, ariko nabyo bidashobora guhuza nk'uko ibyuma bitabasha guhuza n'ibumba. Ubu bwami buzakomeza kubaho uhereye muri 476 nyuma ya Kristo, kandi ubu bwami buzasoza kubaho ari uko umwami Yesu Kristo agarutse. Yesu Kristo ubwe niwe uzahangura ubu bwami, niwe uzakuraho ubwami, yimika ubundi bwami butazahanguka, yimika ubwami bw'iteka ryose, ubwami buzahoraho by'iteka ryose. Kristo niwe uzarangiza byose, Kristo niwe uzakuraho byose. Uwo niwe dutegereje, uwo niwe duhanze amaso, uwo niwe dukomeje kuvuga ngo abatuye isi twese dukomeze kumwitegura, kuko ibimenyetso byerekana ko ari hafi ndetse ageze no ku rugi. Bitinde bitebuke azagaruka, mbese nagaruka azasanga witeguye ku buryo azaguhemba kandi akaguhemba neza. Mwifurije kumwiyegurira bikitwa none mu izina rya Yesu.